guhindurwa kwa Yesu ageze ku munota we wa nyuma byakoze ku mubiri mu ruhanga, binakora ku myambaro. Ejo umuntu yambwiye ikintu cyanteye ubwoba we, umusaza w'inshuti yanjye w'umugenzi twahuye arambwira ati Jacques, isi iri mu icuraburindi riteye ubwoba. Ati nigize mbwira abantu ndababwira ngo hari umunsi imyambaro ubwayo izakuganiriza. Tabganiye ati narabibabwiye barumirwa baraseka bumva ari ibisanzwe ariko si ibisanzwe. Ati narababwiye ngo igihe kizagera, yabibwiraga abagenzi, imyenda ubwayo bari kuganiriza ikubwire ngo kuruzi maze igihe mu kabati nkaba ndi ikote bajyana ahantu abandi bari, wanyambaye ubundi ukanjyana aho abantu bari. Yari ari kuvuga gusubira inyuma kuzaba ku bagenzi, ku buryo umuntu azareba ikote yaragize iryo kujyana ku ruhimbi kandi yarusohotseho avuga rizagere ku rwego rimwibutsa aho yaryaga ryambara agiye. Hayireba avuga ati ikote ryanjye se rizahora rimanitse cyangwa igitenge cye kimwibwirije ngo nyiyambarira twigendere tujya aho abandi barereka. Ubwo bivuze ngo nta bantu bazaba bagihari nyine. Mureba bamaze gushirirayo, twenda bongeye badukozeho, imyenda iri kugibwiriza ikibwirizwa cyitondewe. Mukabati kakubwira ati busurantunga ndi ikote wanyijyaniye aho kera twajyaga da. Umuntu akayireba ubundi ibi byose bizakora iki? Nyambara uzi ko tugeze mu gihe ibintu bitavugaga. N'indogobe yabwiye Baramu, indogobe igera ku rwego ivugira ngo atari ko unkubitiye iki. Uzi ko indogobe yabonaga ibyo Baramu atabona. Yesu ahinduka mu maso he hararabagirana. Dukeneye kuzaba turabagirana mu maso. Oya, ntabwo ari bizaba ahubwo bidukwiriye uyu mwanya niba dushaka kunesha. Imyambaro ye yakanzu muyibuke, iyi ni ikanzu igaragaza imico ya Yesu, nayo yagombaga kurabagirana. Mu maso harabagiranaga nk'izuba, imyenda ye yera nk'umucyo. Murongo wa 3, maze Mose na Eliya barababonekera bavugana nawe. Ngonde nande? Mose na Eliya nibo baje muri icyo gihe, baza kuvugana n'ugeze mu gihe kimukomereye nk'icy'abagenzi bageze mu yisaha. Turi mu isaha dukeneye bano bagabo babiri, tugakeneramo na Yesu. Ubutumwa bwa marayika wa 3 n'ubundi bugizwe n'imigabane 3. Ni ubutumwa bugizwe n'aba bagabo uko ari babiri wongeyemo Yesu bakaba 3, bukagira imigabane 3. Hari umutima, ingingo yitwa kwihana no kubabarirwa ibyaha, gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Umunyabyaha agahishurirwa ibyaha bye, akabihishurirwa, akabisabira imbabazi, akabibabarirwa, agahabwa amahoro y'umutima, akambikwa ikanzu ya Kristo yambika umwakiriye. Icya kabiri ni ukuboko kw'iburyo, ingingo yitwa kwitungira amagara, temperance. 3, ubuhanuzi. Yesu ageze mu isaha imukomereye, hamwe abona rusange ntacyo byamara, hamwe abona yuko kugumana ikivunge ntacyo bivuze, arobanuramo 3. Tugeze mu gihe ugomba kurya urimenge ukamenya ngo ubundi nkwiye kuba ndi kumwe nande. Kuki Yesu yarebye akabona adakeneye kujyana ba Barutolomayo, akabona adakeneye kujyana ba Matayo, akabona adakeneye kujyana bande na bande, agatoranya 3. Reka nkubwire,
hari ubona wamuganyira akabyumva. Erega reka mbabwire, nibwo buryo Yesu yashyizeho, ni nayo mpamvu yateguye ko umurimo usoza babiri. Ntabwo Yesu yigize ategura ko umurimo usoza mu kivunge. Nawe atoranya bake, abakuye muri benshi, bajyana nawe, bahageze aho ku musozi, Yesu arahindurwa babireba mu maso n'imyenda. Umuntu araba umugenzi agashaka kwambara nk'uko yambaraga akiri nk'uw'isi. Umuntu araba umugenzi agashaka kwisiga nk'uko yisigaga ari uw'isi. Umuntu araba umugenzi imibereho igakomeza ikaba nk'uko yari akimeze. Ubwo se biraza gusoreza he? Uru rugero rugaragara harwi impinduka yabaye kuri Yesu. Hahise haza Eliya, haza na Mose, barahahagarara. Mose ahangaha ahagarariye amategeko, Eliya ahagarariye isaha y'ubuhanuzi, Yesu ahagarariye agakiza. Ibi bintu bitatu mu muntu uri butsinde urugamba bigomba kuba bihahagaze. Utabifite muri we ntabwo iyi ntambara yayinyuramo. Baramubonye rero, barangije haranditse ngo murongo wa 4, Petero abwira Yesu ati, Mwami, ni byiza ubwo turi hano, nushaka ndaca ingando 3. Ndaca ingando 3 hano, imwe yawe, indi ya Mose, indi ya Eliya. Petero ati, ntabwo tuva hano, reka twicara ahangaho ubutahava. Turubaka inyubako, ingando. Yesu uraguma aha, Eliya hagume, Mose hagume. Mu yandi magambo agakiza kugira ngo kabe kuzuye. Dukeneye Yesu hafi yacu, dukeneye amategeko y'Imana hafi yacu. Ubuhanuzi nibukadusobwe, bugomba kuba buri ruhande rwacu. Izi ngande 3 zigomba kuzurira mu muntu uva mu isi ujya mu ijuru. Abantu bahora bavuga ati hakenewe Yesu mu mutima. Ntabwo Yesu akenewe mu mutima wenyine. Ngo hakenewe rwose ngo amategeko y'Imana. Ntabwo amategeko akenewe mu mutima yonyine. Ngo ariko ubuhanuzi kubumenya nibwo birahagije. Ntabwo kubimenya bihagije, dukenewe Meriya. Mose numwe wahagaze Karumeli, no Sinayi. Imana ivugana nawe, imwihera amategeko. Ayo mategeko aracyafite agaciro ku mugenzi, ubyitayeho n'utabyitayeho, umukristo usenga n'udasenga. Amategeko aracyafite agaciro. Eliya numwe wahagaze Karumeli, ishyanga ry'abayuda ryariyononye ry'Abisirayeli, kugeza ubwo bari basigaye basenga ibigirwamana, barisha abahanuzi barabamaze. Ikibazo cyo kuramya politike yaramaze kwivanga mu misengere. Abahanuzi 850, 400 ba Ashera, nabandi 400 ba Bayari, na 450 ba Ashera, bose barihurije hamwe. Umwami Ahabu abihagarariye n'Abayezebeli baraho ngaho. Mu gihe itoro ryari ryarangiritse, ryaramaze kwihuza n'imisengere y'isi. Mu yandi magambo, ni igihe gisa n'igihe turimo, abo bari bahagarariye amategeko y'Imana bamaze gufatana mu biganza n'isi, aho amategeko ya politiki agenga amadini. Mu gihe nk'icyo hakenewe Eliya muri iyi saha isa n'iyi, hakenewe Mose kugira ngo amategeko y'Imana asigasirwe, hakenewe Yesu kugira ngo agakiza kabe kuzuye. Mu gihe cyo gutakaza ibyangombwa bya benshi, dukeneye Mwuka Wera ngo tube duhagazaho.
niyo mpamvu Petero utararipfanaga abonye yuko abo batatu bashyize hamwe urugamba rwanesheka, haravuga ati kugira ngo tuneshe rero turaca ingando twigumira aha tubane n'abo batatu. Dukeneye izo mbaraga eshatu, dukeneye iyo mpano ijuru ritanga. Yesu yari ari mu gihe cye kimukomereye cyane cy'intambara. Muvandimwe, witakaza ibyangombwa, kabone n'ubwo mu muryango byaba bisa nabi, kabone n'ubwo mu baturanyi bisa nabi, kabone n'ubwo mu bagenzi bisa nabi, kabone n'ubwo uhagurukiwe impande zose, kabone n'ubwo mu mashuri bimeze nabi, kabone n'ubwo isi iri kukureba ikabona uri umutamutwe, ntabwo ukwiye gutakaza ibyangombwa. Dufite imbaraga eshatu, igihe zitwuzuye tubasha kunesha urugamba. Yesu yari yamaze gucika intege. Yesu yarageze mu gihe areba akabona inzira agiye gucamo iraruhije, kuko ari mu myaka ye ya nyuma, yari ari mu mwaka wa nyuma w'urugamba rwe. Yesu abirebye yahawe guhumurizwa. Yeretswe umugabane w'abantu bahagaze mu mwanya wa Mose. Murabizi ko Mose yahawe amategeko. Muzi ko Mose yashoreye ishanga akarivana muri Egiputa akarigeza mu butayu akagwaho. Muzi uko yapfuye ariko nyuma akaza kuzuka, nk'uko muri Yuda aho ngaho hasomye bakubwira kuntu Mikayeli yaje akarwanira intumbi ye. Aho ngaho bari bageze, aho ngaho Mose yarazutse ajya mu ijuru, ahagarariye umugabane w'abantu bazataha ubwami bw'Imana baciye mu gituro. Yesu yeretswe imibare myinshi y'abahowe Imana mu gihe cya kera. Abona impinja zishwe mu kuvuka kwa Mose, abona impinja zishwe mu kuvuka kwa Yesu, abona abazicwa mu isaha iheruka amateka y'isi, abona abo muri iyi myaka batotejwe kubera inshinge za Covid, bamwe bakicwa, harimo bavena bagiye bapfa baziziye inzira, abona bazazira umubare w'inyamaswa bazicwa, abona bazazira ikimenyetso cy'inyamaswa bazicwa. Iyo migabane yose arabareba mu isi, bose abona uko bangana. Maze Yesu asanga yuko aramutse atsinzwe gucungura umuntu yakwisubirira mu ijuru, maze Mose agahita aguma ku isi, abo bose bagahita barimbuka. Uwo mugabane Yesu arawitegereza cyane. Muzi ko Eliya yagiye mu ijuru adapfuye. Eliya ni wa wundi wakangaranyije ishyanga rya Isirayeli, abakura mu kuramya ibigirwamana, yica abahanuzi b'Abari n'Abashera, arangije agarura ububyutse budasanzwe mu ishyanga. Uyu ni umwe wagiye mu ijuru adapfuye, mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice ndumva ari icya kabiri. Uyu nguyu mumwitegereze. Ariko ahagarariye abantu bazajya mu ijuru, bahagaze mu butumwa buheruka, bazarwana intambara iheruka, bamwe bazakangaranya amahanga, bamwe bazanyura mu bikomeye, bazabona umwana w'intama atungutse ku bicu badapfuye. Yesu yongeye kwiyereka iyo pica, abona abantu bazabapfunapfuna banyuranamo mu mashyamba, abandi bari mu ntoki, abandi bari aho, ariko bakazabona umwami Imana, bakabona Yesu atungutse ku bicu. Yesu araberekwa, arabwirwa ati uramutse unaniwe gucungura umuntu wakwisubirira mu ijuru. Ariko aba bose nta bugingo buhoraho baba bafite, kuko ubugingo buhoraho bushingiye ku cyo wakorera inyoko muntu. Yesu arebye iyo migabane, niyo mpamvu mu gitabo cy'Ibyahishuriwe avuga ngo azavuga ngo nabavuye mu bise bye. Arabareba bose arabitegereza, aravuga ati sasa umuntu agomba rokoke. Yesu yahakuye imbaraga, ararwana kugeza anesheje. Bivuze ko muri iki gihe turi kunyuramo, mu gihe ubona uri nyakamwe, menya ko siwe wa mbere uhaciye, na Yesu yarahaciye. Ibuka ko dufite imbaraga eshatu rero. Ikibazo cy'ubwoba n'ibura rya Mwuka Wera, nimushakishe kuntu iki cyangombwa cyatwuzura. Nimurebe kuntu tutari butakaza icyangombwa. Iki cyangombwa gishobora gutakarira mu burangare bw'ibidafite umumaro. Iki cyangombwa gishobora gutakara kubera intambara zikubayeho nyinshi. Iyi intambara zibaye abantu bashobora kujugunya ibyangombwa. Ariko ndagira mbabwire ngo nimwibike w'iki cyangombwa kibe mu maraso kugira ngo kitaza gutakara. Mu ntambara ucamo, mu ngorane, witinya amakimbirane, emera uhagarare, kuko bizwi neza yuko bizasoza ukunesha kugaragaye. Haranditse ngo
Ikituma rero turushaho hari ikitagenda neza, haranditse ngo dutinya amakimbirane, dufite ubwoba bw'impaka, dutinya gutakaza ubuzima, kubw'ibyo turicecekera maze tukihisha, dufite ubwoba bwo kubwira abari mu isi ubutumwa bwiza mu buryo bubagaragariza urukundo nyamara kandi bufite imbaraga. Benshi buzuwe n'ubwoba, imitima yabo iri guhinda umushyitsi, bari kwisubiramo bakabona ntaho bahagaze, bari kwireba bakabona ntabwo yabicamo. Ariko igiteye agahinda ni umugenzi wivugira ko ibintu nta kibazo, n'igihe abisi bakubwira bati natwe ubwacu biradukomereye turabiruzi. Uzi ko hari abasilamu muri Kigali bakubwira bati natwe turabibona. Erega twinjiye mu ntambara, turi mu isaha y'ikizami. Mu kizami hari mwari muza guhagarara mu kizami, haza siriveya, kandi kugira ngo utaza kwibeshya nta mwarimu usiriveye ishuri yigisha. Reka uwigisha mu wa gatandatu bamushyira nko mu wa mbere, uwo mu wa mbere bakamujyana mu wa gatandatu. Turi mu isaha y'ikizami. Ubu buri wese agiye kurwana ibye, buri wese agiye gufata ikayi n'ikaramu, yicara akora ikizami cye, kigutsinda ngo uzane utugambo uvuge ngo n'ubundi se ngo nabaye iki. Wabaye iki? Ni wowe uzi ko ntacyo wabaye. Umuntu ikizami cyamugaraguye ubatangiye kuvuga ko ntaho bihuriye. Wanze guhomba ubuhumbi 10 buri kuri simukadi, uzi kuri gukina, none birangiye n'ibyo wavugaga ko ari byo byakomera uyu munsi nibyo ugize, ibyo ibindi byoroshye n'ibindi bizasoza byoroshye. Reka mbabwire, iri torero ryacu ibyo ryajyaga kubwiza bari mu isukuri, abadivantiste munsi wa 7 nitwe twajyaga kumurika ku buryo isititiri gahinda umushyitsi. Giteye agahinda, twabuze ayo ducira nayo tumira. Nimwinjire mu bucuruzi bakubite fagitire y'imisoro, mucuruze forode babaca amande atabarika, kandi muzi ko mwari murimo. Turi mu gihe buri wese agomba kureba ku byangombwa bye kugira ngo ataza kugira ibyo atakaza. Nimuve ku migani y'abasaza, muve kutwa abantu bivugira, muve kutwa abantu bari kugenda bapfundikanya, nimuve ku biri gusomwa mu binyamakuru, muve ku byo ba mama birirwa bababesha na ba papa. Mwongere mupfukame musabe Imana kubaganiriza. Yesu yakeneye imbaraga 3 kugira ngo abashe gutsinda. Ya somo twasomye Matayo 17:5 akibivuga, igicu kirabakingiriza, ijwi rikivugiramo riti nguyu umwana wanjye nkunda, nkamwishimira mumwumvire. Iri jambo rikeneye kuvugirwa mu mibereho yawe. Niba ushaka kudatakaza ibyangombwa, urasabwa kumvira. Page 446 ibihamya by'itora umuzingo wa 5 handitse amagambo avuga ngo akaga karatwugarije. Akaga kagenje gate? Akaga karatwugarije ubwo buri wese azakenera rwose imbaraga zikomoka ku Mana. Ngo azakenera imbaraga zivahe? Ntabwo ari ziva kwa nyogokuru, si ziva kuri mama, si ziva kuri papa. Mwabana mwe, papa wanyu ntacyo azabafashamo, uru ni urugamba rukureba. Mama wanyu ntacyo azabafashamo. Ahangaha akaga katwugarije, dukeneye imbaraga iva ku Mana. Nta mubwiriza uzagufasha. Na Jacques ejo yazagaruka yabihinduye akakubwira ati narakabyaga, ndabasabye mujye gushakaho imbaraga ziva. Icyakora muzahabwa imbaraga nimucunge mudatakaza ibyangombwa mugasigara muvuga nk'ay'abandi.
akaga karatwugarije ubwo buri wese azakenera rwose imbaraga zikomoka ku Mana kugira ngo adatsindwa n'uburiganya bwa Satani, kuko uburiganya bwe buzaza mu buryo bwose bushoboka. Ngo uburiganya buzaza mu buryo bumeze bute? Bwose bushoboka. Ubu buryo bwose bushoboka se nubuhe basimbutse? 446 ibihamya by'itora umuzingo wa 5. Abantu bimenyereje kubisibaniro ry'ibishuko bya Satani ntibazaba biteguye kujya mu ruhande rw'ukuri. Abantu bimenyereje kubisibaniro rya Satani bateka umutwe bakanawuteka mu by'Imana. Nyaboneka dore ibirundo turabona tutageze ku rugero, muze dushaka amacenga dukoresha. Ukajya ugahimba imitwe kandi nguri kurwanira iby'Imana, twagera mu nyubako mugahimba mupfundikanya. Ibintu byose ni ikinyuma, nuko naranguye, nuko nguko bimeze, ni Kigali nuko bigura. Ariko waranguriye i Kigali none byageze nabigura uko i Kigali bigura, hari gaho. Abantu bimenyereje kubisibaniro rya Satani, utuntu twose kuvugisha ukuri ntubishobora, urabeshya, uragera ahantu ugatangira gupfundikanya. Ubu rero kugeza ubwo no mu matsinda y'abavuga kari abagenzi muvuga ibintu, abantu bavuga ibintu ntibazi iyo byavuye, ntibafite batoragwa ibintu mu muhanda, ntibazi amasoko bari kuvomaho, uri kugenda. Abantu bimenyereje kubisibaniro ry'ibishuko bya Satani ntibazaba biteguye kujya mu ruhande rw'ukuri. Ibitekerezo byabo bizagwa mu rujijo kugira ngo batamenya gutandukanya uruhande rw'Imana n'uruhande rwa Satani. Uruhande rwabo bazabahagazeho. Niba ari imibiri yahindutse, kera abantu banywaga amazi y'akazuyazi bakaruka, none umunsi abantu basigaye bavuga ngo ahubwo bakunda amazi y'akazuyazi. Abantu bihereyemo aho hagati, ntibashyushye ntibakonje, barakubwira ati akazuyazi ntacyo gatwaye. Yanditse ibintu nawe yavuze ibintu bizaba kwira itorero, bintera ubwoba cyane, bintera ubwoba rwose simbabeshye. Ibitekerezo byabo bizagwa mu rujijo kugira ngo batamenya gutandukanya uruhande rw'Imana n'uruhande rwa Satani. Kamenyero ni kabi. Hazabaho ingorane muri buri kigo cyacu cyose. Ndi gusoma guhera ku kigo cy'ishuri ukagera kuri centre de santé, guhera mu ishuri ryo kwisaba tukagera mu kuramya, ikigo cyacu cyose kitirirwa itoro ry'Abadiventiste umunsi wa 7. Hazabamo ingorane ku buryo uzajya ureba ikigo uvuga ati ni icy'itorero cyangwa ni icya Gatolika. Inyandiko izakomeza ivuga ngo hazaba. Imbaraga iyo izabirwanya iturutse, imbaraga iyobya izabarwanya iturutse haba mu bizera, izabirwanya iturutse haba mu bizera ndetse no mu batizera. Ubwo izabarwanya banditse izabirwanya, ni izabarwanya iturutse haba mu bizera ndetse no mu batizera. No, ni ibigo. Hazaba ingorane muri buri kigo cyacu cyose. Yego, imbaraga iyo izarwanya ibyo bigo iturutse haba mu bizera ndetse no mu batizera. Imbaraga izarwanya ibigo by'itorero, hari izizava mu bizera zirwanya ibigo by'itorero, habe n'izituruka hanze y'itorero. Murabibona, politiki izaza ishaka amashuri isange natwe turimo turayarwanya, isanga ibintu byose irabikeneye. Ubuvuzi nuko buragurishijwe tureba ibintu byose. Reka mbabwire, ibiri kuba biteye ubwoba. Ntiyakwiriye kubaho gutatira kwiyumvamo ubushobozi cyangwa icyizere kera tugamije kwishyira hejuru. Dukwiriye kurinda ubuzima bwacu tugafuhira
kubufata neza. Bitabaye ibyo twasiga ibyitegererezo bibi aha tuzengurutse. Ikibazo cy'ubuzima bwacu, imibereho yacu, ishobora gutuma dutakaza ibyangombwa. Avuze ko ibigo byacu ari byo bizatakaza noneho ibyangombwa kurusha ibindi. Imbaraga izarwanya ibigo by'itorero, irwanya kaminuza, izarwanya insengero, izarwanya amashuri, izarwanya amavuriro, izarwanya ibintu byose byitirirwa itorero ry'Abadivantiste. Irwanya iturutse imbere n'indi mbaraga iturutse inyuma. Ariko reka mbabaze, ubu haturutse ikibombe kigaturika giturutse imbere kigakubita n'ikindi giturutse inyuma, iyi nzu byagenda bite? Nifo. Igihe kigiye kugera kuvuga kuri umudivantiste ukazajya ubihisha. None se uzajya utambuka bakubwira ati uri ndi umudiv, kuje guhahira hano se aha bafite umubare kandi ufite. None se kuratambuka ukozemo, ugatambuka urebeshejemo ijisho. Abadive mwari mwaravuze ko mutazarebamo ra, ko nta ucuruza atarebyemo, ko nta ukora hano atarebyemo. Igihe kigiye kugera kwitwa umudivantiste mu isi, abantu bazajya babitinya, kuko isi ubwayo izajya ikubwira ngo abadive turabazi. Abadive ntibahahira aha, ntibarira aha, ntibanywera aha, ntibagenda aha, ntibanasengera aha. None no gusengura tungamo ijisho uri umuti. Iyizire muri misa ya saa 5 nta kibazo. Yo, bavani inshuti z'umusaraba, iyi ntambara iteye ubwoba. Umva amagambo nasomye kuri page ya 74, ngane no ku musozo handitse amagambo akomeye. Ibihamya by'itora umuzingo wa 5. Iki gitabo cyaramfashije cyane. Haranditse ngo abantu bacu bakora amakosa ateye akaga gakomeye. Ntitubasha gusheshenga no gushimagiza umuntu ngo bibure icyo bimutwara. Abakora bene ibyo bazatungurwa no gusanga icyizere cyabo cyarabatengushye. Gusheshenga. Turashaka ko badusheshenga, turashaka gusheshenga. Ababwiriza nimubavugeho kugeza ubwo ababwiriza bakomeye bavuga ngo abantu ngo bari kurasa mu bihuru, ngo amasasu ngo bayamariye mu bihuru. Nabo mutakekaga bageze kuri we. Kubera iki? Isi kazavuga ati uyu se mwamuvugaho. Bari kurasa mu bihuru, amasasu bayamariye ku mubare w'inyamaswa kandi bazayarwanisha muri dimanche. Tubi bantu bari kurwaniranga muntu ihuriye hehe? Ku buryo kuvuga ikibazo gihari nta ushaka kukivugaho. Barumye gihwa kubera iki? Barareba ubucuruzi bafite, abagenzi bavuga ko bakomeye. Bamwe bicururiza Kampala, bafite amabiro y'ubuvunjayi, abandi bicururiza amaji, abandi nyine na alimentation ajyanye n'igi. Warangiza ngimibare nyama ukavuga ariko ibyo bintu byanyu gusigara uvuga umubare nk'ikibazo. Abantu undi barakureba akabona urwaye mu mutwe bati uyu ni umurwayi mumureke. Nta muntu ushobora gusheshengwa ngo bimugwe amahoro. Kubera iki? Uyu niwe wakoze umurimo, yatumye abantu bamenya inzira, yatumye abantu bakora ibi, yatumye uko bagusheshenga barakuvuga ukiyumva ngihene yibonyeho ubwiza ngo yagiye kurishira avuga ati ubundi wabyihorera. Gusheshengwa nicyo cyaha kibi dufite kandi kiri bukubita abantu hasi. Uri umugenzi, ubuhamya bwawe turabuzi, ubwo umuntu yaba ibintu byagize abantu abagenzi ku buryo umuntu ava ku byo yaryaga. Umuntu
neza kongera akirira ibyo yataryaga agasubira ku nyama amafi akamiragura. Umuntu akajya akubwira ati ariko mfite ubuhamya okay 2007 buriya njye naho nibwo nahuye na Yesu, twararwanywaga, itoro ryaraducaga, icyo gihe batugendagaho, batwoherezaga bo kutuneka, ntabwo nzi niba Imana iza kuko ubu Imana izajya kureba ubuhamya bwa 2007 bagirwe 2021 2022 2023 na 2026. Kambabwira Imana ntigira hahise igira uyu munsi. Imana ihora muri preza. Niyo mpamvu iri ku ntebe y'imbabazi. Iragira ngo aho watakaje ibyangombwa wongere ucunga aho wabitakarije, wongere wikubita imbere yawe bigira ati data wabuze aho nabitaye, ntorera ku byangombwa basi. Ananditse andi magambo ngo neretswe ko umwuka w'isi ugenda winjirana umwete mu itorero kandi ukorana imbaraga nk'umusemburo mu mugati. Umwuka w'isi uragenda utwinjirana ukinjira mu itorero kandi ngo urakoresha imbaraga nk'umusemburo muke mu mugati. Mujya mukora umugati, harya iyo ugiye gukora ibiro 3 by'ifu by'umugati ushyiramo nibura ikiro cy'umusemburo. Harya ubwo uramutse ufashe ibiro 5 ugiye gukora umugati ugashyiramo umusemburo wenda ugashyiramo nk'inusu, byabiki ntumbaze icyavamo. Uzacunge usanga nko mu biro 3 bazana agace kakayiko bagashyiramo, ariko mukajya kubona ukabona cyuzuye ibase. Neretswe ko umwuka w'isi ugenda winjirana umwete mu itorero kandi ukora n'imbaraga nk'umusemburo mu mugati. Uyu wabivuze yapfuye mu 1915. Reba imyaka ishize barashyizemo umusemburo ugenda ukora wibaze nyuma y'imyaka 183 hafi imaze gushira, wibaze uko uyu mugati umaze kubyimba. Niyo mpamvu turya nk'uko isi irya, tubwiriza uko isi ibwiriza, dusenga uko isi isenga, dukora uko bakora. Kudutandukanya n'abandi biragoye, imibereho irasa. Ngiki kibazo gikomereye umugenzi muri iyi saha, ngiki kibazo gikomereye abadivantiste umunsi wa 7. Imbaraga yinjiye iyo myaka ikabigeze uyu munsi yinjira. Mbese igiti cyatewe icyo gihe uyu munsi kingana gute? Nta nubwo nzi niba icyo giti cyaba kikiriho wa mugani. Ubwo cyabaye ubutaka. Ubwo niba cyarabaye ubutaka ubwo ikizameraho kimerana utunyangingo tugize twa cya giti. Nguko kwimbaraga y'isi yatwinjiranye kugeza ubwo ibije byose tubikingura tukabiha karibu, n'abantu bagasigara bavuga ati umuntu azarwana ku giti cye. Ubu nabariye bo mu nsengero, ubu harimo abantu bazi ko bicaranye akabanga bakubwira ati ikinde baseka ari kurwana ku giti cyanjye. Si ngombwa ko mbivuga, sinzavuga ko ari umubare w'inyamaswa, nta n'ikintu nzirirwa mvuga, ndabiruzi, nta n'ibyo nzakora, cyangwa nanjye nzabashukashuka nk'uko nabashutse mu bishinge bya covid. Ubu nze nitwababeshya hari ibyo twafashe. Byazasoza n'ubundi ukibeshya no mu kimenyetso wazaba ukibeshya na Yesu yazagaruka ukibeshya. Nta mubeshya uzataha ubwami bw'Imana. Dukeneye kubira. Urawubeshya ute se nyine? Yabayihimba kuko systeme batarayactiva, ukazabigenderaho imyaka 2 wenda bari kwa activa, baza activa ikazakwibwira ngo nta ubundi suzi ko ibindi babeshye. Ntabwo babeshye pe. Burya ntibabeshye kuko aha tugeze umubare ntuzuzura batabyujuje. Haranditse ngo amagambo yambabaje, muragenda mutera intambwe mugera ikirenge mu cy'Abisirayeli ba kera nk'uko byari bimeze kuri bo. Mufite ugutandukira muva mu guhamagarwa kwanyu kwera, mwahamagawe n'Imana nk'ishyanga ridasanzwe. Mufitanye ubucuti n'imirimo y'umwijima itabasha kwera imbuto.
kwihuza n'abatizera kwanyu mukagenda nkabo kwateye Imana kuzinukwa. Ibi ntabwo biri kuvugwa kuri kiliziya, ibi ntabwo biri kuvugwa kuri Isilamu, ibi ntabwo bivuga ku Bangirikani, n'Abadivantiste munsi wa karindwi, ubwoko Imana yahamagaye. N'abagenzi murimo muratera intambwe ikomeye cyane. Mwamaze kugirana ubucuti n'ab'isi, murarya uko barya, munywa uko banywa, muvuga uko bavuga, mukora ibyo bakora, mukina ibyo bakina, mubayeho nkabo, bituma Imana ibazinukwa, mugeze no ku mubare ngo ibi ntacyo bitwaye. Ubwo se wabarirutse utwepa iki? Ntimuzi ibyabahesha amahoro, kandi vuba cyane bigenda birushaho guhishwa amaso yanyu. Kwirengagiza gukurikira umucyo kwanyu bizabageza mu mwanya mubi uruta uw'Abayuda bari barimo ubwo Kristo yabahanuriraga ishyano, uruta uw'Abayuda bagezemo muri 70 igihe Titusi yabateraga akabamenagura akabarimbagura. Niba mukomeje iyo nzira yo gutakaza ibyangombwa, muri busoreze habi cyane. Nshuti z'umusaraba, dusangiye amahirwe abonerwa muri Kristo Yesu. Duhagaze mu mugoroba w'isi, duhagaze aho uburangare bwonyine bwatuma dutakaza ibyangombwa ubutazabitora. Ucyumva ko hari ibyangombwa watakaje, iki ni igihe cyo kwimira ukibaza, ugapfukama hasi ukabwira data nti nambuye amaboko indirimbo y'120, nta wundi wamfasha. Abadakeneye gutora ibyangombwa bataye, kambabwira ijambo rikomeye riri muri Yeremiya igice cya 15, gusa ntawe ntasabira kugira ngo agaruke ku murongo, ashyira amavi hasi. Ibyangombwa wataye subira ku mavi, n'ibitabi by'ishyano riraba ribi. Yeremiya 15 umurongo wa mbere. Maze Uwiteka arambwira ati, nubwo Mose na Samweli bampagarara imbere, umutima wanjye ntabwo nawerekeza kuri aba bantu. Umutwe uravuga ngo Abayuda bahanurirwa ibyago, Abadivantiste b'umunsi wa karindwi, abahagaze mu kibanza cy'Abayuda bahanurirwa ibyago. Nubwo Mose na Samweli bampagarara imbere, aba ni abantu badasanzwe bigize bahagarara imbere y'Imana, kugeza ubwo Imana hari amateka yahinduraga kubera aba bantu. Ariko ubu bigeze ubwo Imana ivuga ati noneho nubwo ari bo baza, ntabwo umutima wanjye nakongera kuwerekeza ku Bayuda. Ntabwo ibintu biteze gusubira ku murongo ngo insengero zifungurwe, amavuna tujye ku musozi duharire. Ntibishobora gusubira ku murongo, twamaze kumanuka, nta muntu n'umwe ushobora kubyitambika. Wowe uri gutakaza ibyangombwa, cunga neza utagwa muri ubu butayu. Ntabwo Imana ishobora gusubiza ibintu inyuma. Igishobora kubaho cyonyine, umutima wawe Yesu yawufata uyu munsi. Ntabwo biteze kongera kubaho ko tuzagira ubwisanzure n'ubwigenge bw'amadini kugeza ubwo duhagarara aho twahagaze duhamya. Tugeze mu mwanya w'intambara ya burundu ya nyuma, urasigara ari wowe. Cunga icyangombwa cyawe utaba wagitaye.
niba watakaje icyangombwa rero urasabwa kujya ku mavi. Nta wundi murengezi usigaye ushobora kuhahagarara. Dusigaranye Kristo wenyine yatubonera ibyangombwa kukaza aho tubitaye, we yabidutorera. Iki ni cyo gihe cyo kuva ku mavi. Niba utagiye ku mavi ngo usubizwe ibyangombwa uhumuka umenya aho isaha igeze, bikubayeho biteye ubwoba. Ubankure mu maso bagende, kugeza ubwo Imana yirukana ubwoko bwayo. Yikuriye muri Egiputa, Imana iravuga iti noneho mwumve imbere. Ubankure mu maso bagende. Niba kubaza bati tujye he, nawe uzababwira ati uko ni Uwiteka avuze ngo abakwiriye gupfa bapfe. Badivantise umunsi wa karindwi hari abagomba gupfa. Aho kugira ngo ubutumwa bupfe, aho kugira ngo isaha duhagazemo isubira inyuma, hari ababwiriza bagomba gupfa, bagafata uyu mubare by'umwuka byabo bigapfa, bakajya mu bucuruzi, bakaba y'imibereho yo mu isi, iby'umwuka bigapfa burundu, bagahambwa, tukanabibagirwa nk'uko n'abandi bagiye bapfa. Ntabwo Imana iyo igeze mu gihe cyayo, ntabwo wayirataho ko wabaye pasitoro, ntiwayirataho ko wabaye ikirangirire, ntiwayirataho ko wari ufite platform ikaze. Ikibazo gihari kiri imbere yawe, nihe wataye ibyangombwa ngo usabe Yesu abigutorere basi. Imana yifashe umwanzuro rero. Imana ifashe umwanzuro wa burundu. Ubankure mu maso. Niba kubaza ubabwire ati abakwiriye gupfa bapfe. Muri iyi ntambara hagomba kugira bapfa, ariko n'abakwiriye inkota barimbuzwe inkota, kandi abakwiriye inzara bicwe n'inzara, n'abakwiriye kujyanwa ari imbohe bagendeho imbohe, kandi nzabategekera uburyo bune bwo guhanwa. Ni Uwiteka avuga. Uburyo bungahe? Ibihano biraje Badivantise umunsi wa karindwi. Igihe duhagaze muri uku kuri abantu bakaguceceka, abantu bakarya iminwa, ari ikibazo cy'ibura rya mwuka wera. Ntibashakisha icyangombwa batakaje cya mwuka wera. Ibintu ni bine. Icyambere, nzabategekera uburyo bune bwo guhanwa. Ni Uwiteka avuga. Inkota yo kwica. Inkota yo kwica. Nivuba ibihugu bikiraramo intambara, muruzi ibibaye Irani, muzi Isirayeli maze iminsi ibayo, muzi za Gaza uko byagenze, muzi za Iraq uko zasenyutse. Nibi bihugu dutuyemo bishobora kwibasirwa mu gihe gito, ukanarimbuka utazize iby'Imana. Kugira ngo Imana irengere ubwoko bwayo, ishobora yaravuze ngo nzatanga ingabo zipfe ku bwawe. Kubw'umuntu umwe Imana ishobora kwemera ko igihugu gitikira kugira ngo umuntu umwe akire. Ntimugakine. Inkota iri buhagere. Imbwa zo gutanyagura, ibisiga byo mu kirere, n'inyamaswa zo mu ishyamba byo kugasha no kurimbura. Ibi bihano uko ari bine bigeze ku ishyanga ryitwa iry'Imana, rifite Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Ongera ucunge. Abanzi Imana bagiye kugera mu kaga gateye ubwoba. Icyari cyiza, reba ko gifite ibyangombwa. Igihe turimo no gucunga ibyangombwa byawe. Muvandimwe yararinge ngo mugenzi, cunga izamu ryawe. Yeremiya 17:17, hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Nimufatiranira isezerano ribi ryanyu, maze mwiringire Uwiteka. Iyi ntambara tuzayicamo, umubare ntituzawufata, ikimenyetso ntituzagifata,
kandi tuzahagarara kuri iri jambo Bibiliya, ndetse Bibiliya yonyine. Tuzahagarara ku byanditswe byera nk'umurinzi wacu. Ndifurije gufatirana mu kuzwa Mwuka Wera nk'icyangombwa dukeneye kugendana. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira muri iyi saha, mu izina rya Yesu. Amen. Katsenge. Uriho, wahozeho kandi uzahoraho. Ni we Mana y'ukuri, ni wowe ukiranuka. Turagushimye kubw'amahirwe watangiye mu gitambo cy'i Karuvari. Benshi twatakaje ibyangombwa, imirire yacu, iminywere yacu, imivugire yacu, ibihe byacu byo kubana nawe byaragabanutse. Kurikije uko twagakwiye kuba tumeze, turi abanyantege nke, kugeza ubwo bamwe ibyo bagakwiye kuba bavuga batewe ubwoba, ahubwo bagasigara bavuga iby'imitima yabo itanemera. Tuje uko turi, ntama w'Imana, kubw'amaraso yawe tubabarira ubugoryi twagize. Ufite ubushobozi bwo kuzura. Na Lazaro yari yaraboze, warategetse arasohoka mu gituro. Bivuze ko waturema bushya. Udukorera icyo tutakwishoboza. Tugusabye Mwuka wawe, tugusabye ubwenge bw'ijuru, tugusabye imibereho ihindutse. Utwiyigishirize, utwuzuze Umwuka Wera. Tubisabye Imana amahoro, mu izina rya Yesu. Amen. Amen.